Mohamed Sheri nyuma y'iminota 15 wabonaga yagasimbujwe. Oya 5 iri hagije fure. Kuko Hitima ntiyavuze ngo ntabwo arabona ibintu akina kuvagira mu Rwanda. Ni fure mu bivuze. Ni wowe. Ndabibona rwose. Nako nawe wabivuga Hitima. Sinzi none se Sheri abafite ubushake ukabona aratekereza ibintu. None reka mbatangare. Hari ama equipe yo ku cyumweru. Sheri atabona mu mwanya. Kurakina none yabonye nikete y'umuhondo. Sheri mu ntare ntabwo yajyamo. Ngaha hondi. Uyu mwana amafite ngo yamusho gukina. Ibyo byihorera. Kandi kuganira. Heti Sheri yakoreke. Yakwambura umupira. Yawutanga se. Akubuzungu wa mugani wawe waseri ntikabura. Arawusimbuka ukabona Jedi Cole. Geste twiza cyane abadufite. Nta karite nimwe afite mbega umukinnyi we. Arase buriya niwe. Ariko Rayon Sport ifite ikibazo cya quality. Rayon Sport ifite ikibazo cy'abakinnyi nyine beza baza. Irareba kuri bench kaburi bisubizo. Turaje tubigarukeho. Ariko tujyane twihuza. Minota yagiye. Ahubwo reka tuvuge iki kintu. Kuko ibitego byarangiye. Aburi minota 2 Hakimo yateye mu izamu. Ariko bavuga ko yaraririye. Bura rero iri offside. Nyuma y'ubundi buryo yarabonye babugarura bo ku murongo. Ariko Gasogi yizize. Gasogi yubashye. Gasogi yubashye Rayon Sport. Umutoza rimwe na rimwe wamwumva mfite abana ko yageze ashyiramo baragadi ba Elisa n'umwana nawe nabonye ugenda azi gukina. Agira na confidence. Niba bazamuye ubona ko barakina umupira. Barakenesi tumutinye. Ntago ajya apfa gukora ikintu gihubuki. Abati bana muzabumva ku ijuru basi ya 5 ya 6 ariko urabona ko batagiye. Aya nawe aba yarambiwe. Na aba yarambiwe tunamutumira yaravuze ngo ba Jesus babaha umwanya. None se ubundi ubwo match yarangiye ariko icyo mvuga yego twemere ko Rayon Sport yabifite abakinnyi badafite karite batari hejuru. Ariko se Gasogira barusha abakinnyi bafite karite. Ntibishoboka. Rayon Sport ifite abeza kushaka. Rayon Sport ijya mu nzove gukora iki? Rayon Sport iritoza. Ariko Rayon Sport nta kintu na kimwe kina mu Rwanda hose. Kugeza ubwo umukinnyi agwa Rayon Sport yatsinzwe ishaka igitego umutoza Rotifi ntagira umuntu numwe ahamagara yaba umukinnyi yabane. Rayon Sport irakina Abed ari gutoza we na Yusudianye aribo bari gutoza. Iyo mpamvu rero ikipe ya Rayon Sport yagomba isegonda rimwe hiti. Rayon Sport yagomba gutsinda igitego cya gatatu. Ariko how kuko Rayon Sport yabonye iminota 50 igitego cyo kwishyura bakibonye ryari minota 53 ariko ukabona ntabwo bafite inyota irahari ona ko rwose bakaniye ariko barakina gute se buri wese arakina ibye. Rivaldo umupira wose abonye arashaka kutera mu izamu ntazi ngo ndapasa bameze nk'abakiri muri pre-season. Fisto arafata umupira ukabona aragwa ukabona oya sero gogo wajye basimbura kumva ko barabonye yose ari kudansa muri surface. Kubwiyo mpamvu rero Perezida w'ikipe ya Rayon Sport yamaze gufata icyemezo cyuko uyu munsi baratanga ikiruhuko. Ntago bari bukore ndumva. Ejo afitanye icyo bita umukutano inama n'umutoza ndetse n'umwungiriza we. Perezida wa Rayon Sport kubwe muri we yamaze kwirukana Rotifi. Baraganira ibyo agomba kumuha biri mu masezerano amafaranga agiye kuyashaka amafaranga ashaka kutamwirukana ejo ariko iki cyumweru bigenze neza Rotifi ashobora kukirangiza atakira umutoza wa Rayon Sport. Hako nawe menyara amaze kubihaga nabonye atagihaguruka kuri bench. Hanyuma ikindi n'umutoza we ngo bagomba kujyana byo ahubwo umenya nta nakonta aragira mu masezerano arimo ko nagenda n'umwungeza bagomba kujyana. Ikibi gasigarana na Feruzi ariko Rayon Sport Tadea kabasigaye mu kintu cyo kuvuga ngo dukeneye kongera imbaraga mu bakinyi bahari. Yatangiye gutekereza undi mukinyi waza ari umwataka ariko icyo kwibaza umwataka uri free aramukuraho uri free na Pichu nibo bantu bari kuvuga. Pichu aravuga ko Pichu barongeye baramuvuga ariko Pichu afite deal mu Barabo ariko nta kibazo biracyagoranye. Iki cyumweru kiduhishiye byinshi muri Rayon Sport rwose. Iki cyumweru gihishe byinshi ariko rwose Tadeo yamaze kuvuga yadiringa n'ibindi byose ariko byamaze kuba nta kintu na kimwe. Ni igisubizo umunsi ubanziriza match ya Gasogi umunsi wo kuwa gatandatu Tadeo yatumiye abakinnyi umwe kuri umwe genda ganira nabo iwe mu rugo mbere yuko bajya muri lokale abakinnyi baragenda baramubwira ati tutakubeshye turitoza. Oya ni ibintu bigaragara si ibintu byo kuvuga byo kubaza umukino. Si ibintu numvise bavuga ngo zirezereta ngo zari zizwi nibiki cyo kunganya se byo kuba bakwitsindisha cyangwa bafixinga abakinnyi ngo drongo yaravugwaga. Ayi ibyo birumva n'ibintu Kenesi yari yavuze 2 ibintu biba biri mu bareyo
bavuga ngo bamwe ngo zirizita ngo bari bazizi. aya ahubwo cyo warubaje hitima tugana ku musozo yari byavuga ko n'abakinnyi Kiraba igisubizo ku mutoza nagenda. kiraba igisubizo cyangwa Ni hakenewe kimwe. ikindi kintu ni kimwe mu bisubizo. hakenewe nanone ikindi kintu cyo kuba hamwe ku Rayon Sport bayobozi ba ifite Rayon ikibazo Sport cy'abakinnyi. Rayon Sport ifite ikibazo cy'umutoza mbere Umutoza n'abakinnyi. umutoza abakinnyi n'ubuyobozi. Gasogi ntiyakinaga ibintu ukabibona hiti. None se umukinnyi wa Gasogi wabanzamo muri Rayon Sport usibye wenda nka Akbar ninde ariko muri tangono giye rive ngabo kano gasaza kazi gukina n'uyu musaza ngono kuri gatandatu Ngono yakinnye imyanya yose muri iyi match yose ahantu hose basimbuzaga na karindwi aragakina ubundi buriya ahora agenda Ngono agaruka akina gatandatu ngana akina neza ku munani ku munani no ku icumi undi yaje akina ku icumi ngabo urabyibuka cyane akina ku icumi ariko ari mu ajya ku munani ajya kuri kabiri ajya kuri karindwi ajya kuri cumi na rimwe hose arakina icyo wari uvuze rero wa mugani hitimana igisubizo ni iki gusa bakemura icyo umutoza ubwo rega kwirukana umutoza no guhita ushaka undi harafana bice bavuga ngo ba Kanyedi Robertinho ngo yapfaye ijisho ngo bazana ngo bikomeye cyane bashake undi mutoza pasi uri karibure ku isoko ryo mu Rwanda ndarahari cyangwa bikoze hanze Isoko ryo mu Rwanda mu Rwanda ntabwo Bose barajya abatozi gushaka iyo umutoza hanze. witonze barahari bafite CV na mbere y'uko Rotifaza hari CV nyinshi Rayon Sport yari ifite ariko umuntu umwe aganza na mbere y'uko Musoraza hari abakinnyi benshi ntitwavuze wa wundi wari muri ekipe ya Chan umunyasenegal ko bagize amahirwe bakabona Asumani yego wenda bagize ibyago nyuma Asumani bari bamurambagije ubwo icyo ni cy'abakinnyi ndetse Ashumani kwari gutera igiceri. gutera igiceri yasinye buri minota 30 Kitoga se bari bamuzi. Ntibamubonye mu Kitoga bari irushanwa. bamuzi iyo ni manu Rayon Sport umukinnyi yaguze Na ni- Beti. ni Habedi na Pave natambwe kuvuga ngo sinzi ikizabaho ariko Rayon Sport mu bakinnyi ifite niyo baba babigute ntabwo nemera ko yakina kuriya hanyuma Rotifi yayitoze iki ubwo twanze ko cyangwa Rotifi nawe ntabishaka hari ikintu abareba Arashaka- abareba barimo bavuga ntemera ngo urumva ngo twavunikisha abataka none se Rayon Sport iragera imbere y'izamu wenda bagahusha Oya. bakavuga tubwo ikibazo ni umwataka icyaha gukora Rayon iki Sport niyiza kuba ifite abataka byagorana ko imipira ibageraho Rayon Sport biriya bintu byo uransa kwa Fisto bon wenda kwa ko bari abataka baba bashobora no kwishakishiriza icy'umutwe na bya bindi Kenesa bavugaho urumva ramprasoma ariko z'umutoza ubundi shaba kuri Rayon Sport bayabibonye igitego bakibonye ariko kubera imikinire Pavera amaze mibi gukina match 5 amaze kwinjizwa ibitego 6. ukina kuriya ikipe ikina kuriya aho ka Jesus Kimwe cyo kuri Jesus. polisi, oya Jesus bibiri noneho byo kuri Gasogi, Rotifi bibiri byo kuri Singida n'ikindi cyo kuri Singida. ibyemezo bya Rotifi ko twavugaga ngo Jesus witwaye neza kuri Singida yagiye he reka dusoze ibitego bibiri niwe byaturutseho ariko byareye ariko yatsinze utavuga ngo bibiri nibyo kugira ngo mvuga. nibyo yatsinze. yatsinze Jesus input neza.